ndagira ngo wumve byinshi kuri filime izasohoka ku munsi w'ejo, episode y'J139. Iyi ni My Daughter. Ndagira ngo wumve situwasiyo yose uko ejo izaba imeze hagati ya Nkuranga ndetse na Hunter. Twabonye yuko na Vumiliya yagerageje kubyivangamo. Byose turaje tubirebere hamwe neza 5 kuri 5. Turaje tubigarukeho mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Turaza no kurebera hamwe icyo Isabella akomeje kugenda avuga kuri Vumiliya ndetse n'umugambi akomeje kugenda amucuraho cyangwa se amugiraho. Byose turaje turabigarukaho mu buryo burambuye ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Mumaze iminsi itari mikeya mutabona episode y'J139 kubera ibi bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ku munsi w'ejo tuzaba tubona episode y'J139. Ese situwasiyo izaba imeze ite hagati ya Hunter ndetse na Nkuranga, ndetse twabonye yuko na Vumiliya yabyivanzemo. Byose ndaje tubigarukeho kandi ndaje umenye neza akantu ku kandi. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubaka umuryango mugari wa Mr Didos. Tugenda tureberaho byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho by'umwihariko kuri My Daughter ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubana namwe kandi nizere ko akomeje kubafasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Mbibutsa yuko ari Mr Didos, dukomeje kubana neza 5 kuri 5. Iyi ni filime ya My Daughter. Ahangaha twabonye yuko Jane akomeje kugenda yijandika mu bintu byose, haba ku kibazo cya Michelle ndetse na hariya kuri Isabella. Ahangaha urabona yuko Jane akomeje kugenda hose asa nkaho azenguruka, ndetse urabona yuko akomeje kugenda noneho ashaka kuba ari nkaho ari uzana amategeko muri ruriya rugo cyangwa se kwa Nkuranga. Ibyo ngibyo twabibonye aho yabwiraga Isabella yuko nawe agomba kuba umuntu ndetse w'agaciro. Igihe yinjizaga Isabella amusaba ubufasha mu buryo bukomeye cyane, ndetse Isabella aninginga Jane kugira ngo ajye kuba yahugenza Nkuranga ndetse na Michelle kugira ngo abone uburyo amuhereza ubuhungiro cyangwa se kugira ngo abone uburyo yinjira. Nubwo bitaje kugenda neza cyangwa se nubwo nta musaruro byatanze ibyo Jane yari agiye gukora, ariko ntibyamubujije n'ubundi gukomeza kuba yakwivanga mu byabo ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ahandi nanone twabonye yuko Jane we na Michelle basa nkaho bari gupfa ikintu gikomeye cyane, cyangwa se basa nkaho bari gupfa ikintu ku buryo Michelle kukihanganira byo we bitamukundira, kubera yuko Jane ari kumva yuko Michelle atakabaye ari hariya cyangwa se atakagombye kuba ari hariya. Ibyo ngibyo nanone mu gihe ari kubivuga we yirengagije ko ari n'umukozi, nubwo twabonye ko Nkuranga yabaye nk'umuntu usa nkaho amuha karibu, amuha uburyo bwo kuba nawe yajya yifata nk'umwana we cyangwa se nk'umwana wabo, ariko ibyo ngibyo Isabella ntabikozwa ndetse nta nubwo aba ashaka kubyumva. Ibi ngibi rero nibyo Jane yakomeje kugenda agenderaho, ndetse ni nabyo yakomeje kugenda asa nkaho agira urwitwazo mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha turaje tubigarukeho ndetse turebe na situwasiyo ejo nihatagira igihinduka uburyo izaba imeze kuri episode y'J139 kuri iyi filime ya My Daughter. Ese wowe iyi filime uyiteze ute? Ese uyitegereje ute ukurikije igihe gishize utayibonye, ndetse ukurikije n'igihe n'amatsiko wari uyifitiye? Ese wowe urabona uyitegereje gute? Ese niki wayivugaho mu gihe utarayibona ndetse no mu gihe uri kuyitegura? Byose duhurire hasi muri komenti tugende tubirebera hamwe neza mu buryo burambuye. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'uyu muryango mugari wa Mr Didos. Tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter. Iyi ni filime ya My Daughter ikomeje kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Turaje mu kanya nanone tugaruke no kuri Vumiliya. Vumiliya ni umuntu wakomeje kugenda asa nkaho ashaka kurwanirira Hunter cyane ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ese buriya ari nkawe
Vumilia nicyo ushobora kumubwira, ni ubuhe butumwa ushobora kumuha mu buryo bwo kugira ngo azitware neza muri kiriya kibazo ashaka kwishyiramo cyangwa se muri buriya buryo ashaka kwihorera. Aha ngaha nanone turaza no kurebera hamwe ndetse tunaze kureba tunagaruke ku buryo Hunter ndetse na Nkuranga bashobora kuba bari gusubiranamo. Byose turabirebera hamwe ndetse no mu buryo burambuye, ariko icyo nkubwiye cyo kandi cyo nkusabye ni ukugira ngo umenye ngo ese ubundi bwo situwasiyo y'ejo cyangwa se situwasiyo y'ejo iraba imeze ite kuri epizode y'139. byose nibyo tugenda tugarukaho mu buryo burambuye. Mwibutsa gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'umuryango mugari wa Mr Didos mu buryo bukomeye cyane. Aha ngaha nanone rero ese wakwibaza ngo mama wa Nkuranga ukomeje kugenda ashaka cyangwa se asaba ko Michelle yava muri rwa rugo akaba yareba ahandi hantu aba yerekeye, byo urabivugaho iki cyangwa se byo urabona biri bugende gute? Byose durira hasi muri comment ndetse tugenda tugarukaho mu buryo burambuye. Nanone twabonye yuko Michelle igisubizo yahaye mama wa Nkuranga, twabonye yuko ari igisubizo mama wa Nkuranga atari yishimiye ndetse atanakwishimira bitewe n'ibyo ari gusaba Michelle mu buryo bukomeye cyane, kandi turabona yuko nihatagira igikorwa cyangwa se nibacunga nabi iriya nda Isabella azamenya nyirayo, dore yuko muri iyi minsi Nkuranga afitanye cyangwa se asa nkaho afitanye ikibazo na Isabella kubera iminsi amaze adahari hariya, ndetse kubera n'uburyo yanze kumubwiza ukuri mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ese ubundi bwo Isabella kubera iki yakomeje kugenda atsimbarara kubwiza Nkuranga ukuri kugira ngo amenye uburyo atwaramo ikibazo, ndetse no kugira ngo amenye n'uburyo abikoramo mu buryo bwose bugiye butandukanye. Byose tugenda tubirebera hamwe ndetse nkubwira yuko iyi ngiyi ari episode y'139 dukomeza kugenda turebera hamwe ndetse tunagarukaho mu buryo bukomeye cyane. Mu gihe nta gihindutse tuyitegereje ku munsi w'ejo. Amasaha ni yayandi, ndizera yuko twese dusanzwe tubizi neza 5/5 kereka ari hageze ikibaye gihinduka. Birashoboka yuko hari icyaba gihinduka cyangwa se hari icyahinduka kubera yuko hari igikoranabuhanga naryo usanga ari ikibazo, cyangwa se igihe wabona riri buze kugutenguha ugahita ukora ikintu kare wenda bitaraba ikibazo, ariko bitewe n'ikoranabuhanga hari igihe usanga wenda ridutengushye cyangwa se rikoze iki n'iki, kandi ndakeka yuko namwe bijya bibaho ku matelefone yanyu, ku mamashine yanyu ndetse no kuri za mudasobwa zanyu mu buryo bwose bukomeye cyane, bitewe n'ahantu uri kumvira ubu busesenguzi cyangwa se bitewe n'ahantu uri kuburebera mu buryo bwose bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Byose nibyo tugenda turebera hamwe neza 5 ku kandi. Ese ubundi wowe nicyo wavuga kuri Nkuranga ukomeje kugenda ashyira igitutu kuri Isabella kugira ngo abashe kumubwira aho yarari ndetse abashe no kumubwira na byinshi yararimo, kubera yuko Isabella mu bigaragara twabonye yuko yari afite ubwoba, twabonye yuko yagaragara nkaho ari umuntu uri mu makosa, ari umunyamakosa, ari umuntu uvuye mu bintu bidakwiriye, nk'umuntu ufite umugabo, nk'umuntu wagiye atabwiye umugabo aho agiye, nk'umuntu ufite umugabo ushobora gutekereza ibintu runaka byo gucana inyuma. Ibi ngibi rero nibyo byahise bituma Isabella agira ubwoba, bihita bimuhindura nk'umwana wakosheje. Byose tugenda tubibona neza hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye. Isabella rero nawe ubu ngubu yinjiye muri iyo situwasiyo imeze gutyo. Gusa Isabella mu bigaragara uko turi buze kumubona cyangwa se uko ushobora kuza kumubona kuri Nkuranga bitewe na kiriya kibazo bafitanye, icyo ushobora kubona ni uko ushobora kubona ko Isabella nubwo akomeje kugenda atsimbarara, ariko byashoboka yuko ari bugeze aho ngaho akabwiza Nkuranga ukuri, ikibaye kikaba ariko amubwije ukuri, kubera aho kugira ngo ahore cyangwa se akomeze kugenda akubitwa mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda tugarukaho mu buryo burambuye, tugenda tugarukaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ese wewe niki watekereza, niki wavugaho? Byose tugenda duhurira hasi muri comment mu buryo bwose bugiye butandukanye, mu buryo bwose bukomeye cyane. Mbibutsa ko ari Mr Didos dukomeje kugenda tubana neza 5/5
ubu ni ubusesenguzi bw'iyi filime ya My Daughter mu buryo bwose bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Iyi filime ni filime izaba ikumbuwe ndetse ni na filime cyangwa se iyi episode ni episode izaba ikumbuwe bitewe n'igihe gishize itarasohoka, bitewe n'ibihe twari turimo cyangwa se n'ibihe turimo, turacyabirimo ntabwo turabivamo. Turabizi yuko ari iminsi 100 tugomba kuba twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni ibihe rero biba bitoroshye ndetse n'ibihe biba bigoye ndetse ni n'ibihe bibabaje cyane ku bantu bose b'Abanyarwanda, cyane cyane ku bagizweho ingaruka n'iki kibazo cyabayeho, ariko dukomeje kugenda tubihanganisha cyangwa se dukomeje kugenda tubahumuriza, ndetse ari nako tugenda dufatanya kubaka igihugu cyatubyaye kiyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Aho muri hose nizere yuko mumeze neza, nizere yuko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibitekerezo byanyu byose bihawe ikaze, ndetse ndizera yuko aho uri hose ndetse n'icyo uri gutekereza cyose, igitekerezo cyose ushobora gutekereza ari igitekerezo gishobora kuba cyagufasha wowe ubwawe ugitekereje, kubera yuko iyo utekereje ikintu burya ukagisangiza abandi, baguha izindi nyungurabwenge, baguha izindi mumbabarire gatoya, baguha izindi nyungurabwenge zishobora kugufasha. Ari ukuntu umuntu aba yakoze ibintu byinshi, akazi kenshi, aba ari gutekereza n'ibintu byinshi, ariko ugasanga arimo aravanyurwaho gatoya, ariko ndizera yuko biba byumvikanye neza gatanu ku kandi, ari nako muzajya mugera mutubabariraho gatoya bitewe n'ibihe n'ibintu tuba twakoze n'akazi tuba dufite ndetse n'iki. Ahangaha rero twabonye yuko iyi ngiyi ni episode y'139. uyu munsi turi ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2025. Ejo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 14, ndizera yuko rero bizaba bimeze neza gatanu ku kandi, cyane cyane ku bakunzi ba filime ya My Daughter ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha rero ntabwo wagenda utamenye n'ubundi ko episode y'139 izasohoka ku munsi w'ejo. Ndabizi yuko benshi bakomeje kugenda babimbaza, benshi banabimenye cyangwa se bagiye babyumva mu biganiro byinshi nagiye mbahereza cyangwa se mu busesenguzi bwinshi nagiye mbahereza. Ndizera yuko kandi byabanogeye neza gatanu kuri gatanu, uburyo bagiye babyumvamo ndetse n'uburyo bagiye babikoramo mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Iyi ni filime rero ya My Daughter mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizera yuko mumeze neza, nizera ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Amatsiko ni menshi cyane, by'umwihariko kuri Hunter ndetse na Vumilia, bari kwihimura cyangwa se bari gushinza Nkuranga ibyo yagiye akorera Hunter ndetse n'iriya mitungo ye yose yashatse kuba yamunyaga, afatanyije n'umugore we cyangwa se n'umufasha we Isabella. Nubwo muri ibi bihe cyangwa se muri iyi minsi cyangwa se muri izi episode batameranye neza, byose nabyo tugenda tubigarukaho tumenya ngo ese harakorwa iki hagati ya Hunter, Vumilia ndetse na Nkuranga ndetse n'uriya Isabella uri muri biriya bibazo bigiye bitandukanye. Ese ko twabonye yuko Vumilia yakomeje kugenda yikoma Michelle, kandi Michelle twari tuzi ko ari inshuti ya Vumilia, ndetse uretse na Vumilia na mama we ubwe yakomeje kugenda amwikoma avuga ati se Michelle ko tuzi ko ari inshuti yawe, kuki nta kintu yakubwiye, kuki nta kintu ari kubigufashamo. Ibi ngibi twarabibonye cyane ndetse twagenda tunabigaruka mu buryo burambuye, ariko harimo cyangwa se hari igihe wenda hari uba waracikanwe nabyo cyangwa se waragize ute, ariko ni situation ya Vumilia ndetse na Michelle nayo reka tuyitegereze tumenye ngo ese iyi situation izaba imeze ite mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ku ruhare runini twabonye yuko kuva mu cyaro kwa Vumilia aza kureba aza gufasha Hunter, uruhare runini cyatumye avamo cyangwa se avayo aza i Kigali
ni ukubera Jeanne ni inshuti ye kandi niwe ukunda kumufasha muri biriya bibazo byose bigiye bitandukanye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter mu buryo bwose bukomeye cyane. Ciao ciao.